Inzahuke TV nta mpamvu yo guceceka. Niyo mpamvu nemera nkajya mu murimo w'Imana tugafatikanya kubera yuko ari aho bankuye. Ubu tuvugana mfite perime y'imodoka n'imodoka ndatwara. Ubu tuvugana nambara ikote n'abandi. Ubu tuvugana nambara karuvate n'abandi. Erega nta bitugu bitaberwa n'ikote. Ibyo byose rero ndabikesha uriya muryango w'Inzahuke. Kubera yuko iyo bataza ngo bankure mu muhanda mu mubaye imbobo nanjye bankure muri gereza bankure kuyobya bwenge nari ndi umusinzi nanjye ngo bampindure icyaremwe gishya nanjye nkaba ndi mu buzima buvuga Imana. Ubwo niki nakora koko mama pasiteri ngo natwe umurimo w'Imana ukomeze n'abakiri mu biyobya bwenge babivemo. Amazina yanjye ni niyo mugaberike w'Inzahuke. Nshimiye Imana ko ngeze kwihumura amahoro mu nzira zose nagiye nyuramo nkaba ngeze amahoro ahangaha nzanwe n'ubutumwa bwiza no gushimira Imana n'ibyo Imana yagiye idukorera bitandukanye mu buzima bwacu. Okay, turahera ku buhamya mbere yo kwenda duha message Imana iguhaye. Inzahuke Theogene yagukuye he kugira ngo nawe wisange mu bana be? Pasiteri Theogene yankuye mu muhanda mu biyobyabwenge kubw'ubutumwa bwe bwiza yatanze hamwe n'umudamu we baratwambitse baratugaburiye. Ubu ngubu ntabwo tugifungwa twarafungwaga kubera nyine kurara mu muhanda ubuzima mbega budafite ishusho mbega niko nabyita nta shusho byari bifite. Ariko ubwo umukozi wayo Pasiteri Theogene Inzahuke atarava muri uyu mubiri atarava muri ubu buzima yakoze umurimo ukomeye. Yadukuye mu muhanda ntabwo tugifungwa muri gereza araduhindura bamwe atwigisha ijambo ry'Imana aranatubatiza. Ariko dusubiye inyuma gato iwanyu ni he uvuka he mu bana bangahe waje mu muhanda bigenze gute? Mvuka Kayenzi mu karere ka Kamonyi. Mudugudu ni wa Kabana kagari na Kamataba. Yari mu murenge wa Kayenzi kabisa niho navutse. Ubwo rero mu rugo navutse turi abana batandatu, abakobwa 2 n'abahungu 4. Ubwo ngubwo ubuzima bwaje kugenda nabi tuvuka mu rugo nyine rudafite ubuzima nabyita nyine imirire n'uguca inshuro. Mama ubwo urumva rero nawe nyikimufite atarapfa yajyaga guhingira nyine kugira ngo tubone ibyo kurya. Hari ubukene papa nawe nyine ari ugushakisha gutyo. Ahantu dutuye iyo twagiraga akantu twateka bumvaga yuko twakibye. Bumvaga yuko twakibye ari ubw'umunsi bigize kuza icyo gihe mama yagiye guhaha igitoki rwose ari umunsi tugiye kurya agatoki n'abandi bose. Abaturanyi baraza ari umuturanyi waje ashyiramo imiyenzi aravuga ati we mwebwe muri abakene ntacyo mugira. Ariko Imana kuko mama yagendanaga n'Imana na papa asenga Imana ari umukristo muri ADPR agasenga Imana. Imana ikamubwira ati ari igihe kizagera ubuzima urimo umugisha wawe nkawucishiriza mu bana bawe bikazagenda neza. Bagategereza bihanganye. Ariko mama ari ku ijambo rivuga ngo nzakugirira neza kandi nzabicisha mu bana bawe. Ariko n'ubundi ubuzima si bwarusheho kutaba nabi bwabayeho nabi nkajya gukorera amafaranga ibihumbi bigera muri 2 ku kwezi mingira umuntu nkatunda ifumbire bakamvomesha amazi. Ariko ubwo buzima buza gushira nza kuza mu mujyi wa Kigali nje muri famiye. Nje muri famiye maze kuza muri famiye nyine ubwo urumva naraje umuvandimwe nyine nawe nkamusura nawe yari afite inshingano nyinshi cyane. Ariko kubw'amahirwe nza kubona ahantu akazi ndagakora bamembaga 15. Akazi kiki? Kari akazi ko muri boucherie ko gukoropa muri boucherie. Nza kugakora. Ariko ubwo ngubwo n'ubundi navuye mu cyaro mfite ikigare
cy'abana nyine twajyaga gutigitana uduceri amafaranga nje ni Kigali n'ubundi mpura n'ikigare cyabo ngabo i Kigali. Ubwo rumva nine naje kwisanga ngendana nabo nkavuga ati se n'ubundi mu rugo bimeze nabi, mu rugo ntago bimeze neza, reka nkwe icupa, reka nkwe icyuma cya rikeri, reka nanjye nsinzira amahoro niho byama amahoro. Nza gushiduka nyine naje kugenda nyine nisanga kuri iyo mihanda nyine urumva nkagenda ndara hanze bitewe kubura naho nyine kuba nyine ahantu hafatika naho nkanywa n'izo nzoga nkagendana nabo nyine bajama bacu niko n'amashumi yacu niko twitanaga. Ubwo urumva rero igihe cyaje kugera badufata mu mukwabo nyine bakajyana kudufunga, kuko urabizi leta yacu nayo iturebereye umutekano wayo. Ikatujyana bitewe ukuntu nasaga, ukuntu nari imeze, ibiyobyabwenge byaturenze. Urumva rero nyine nabo leta yaratujyanye kudufunga, baradufungura turongera dusubira mu mihanda. Ubu urumva rero ubuzima bugenda, ariko Imana yo kuko yari nziho umugambi wayo y'ibyo izankoresha, nge ntago nari mbizi ariko Imana yo yari ibizi. Ubwo rero igihe cyaje kugera Pst.Theo nawe wabaga ku mihanda, nawe yigisha ku bijyanye n'abana baba ku mihanda. Nibwo yatangiye kutwigisha inyigisho z'ijambo ry'Imana hamwe n'uriya mama pasiteri. Bakaza ku mihanda, bamwe bakabagaburira, abandi bakatwambika, ubundi mbega bagenda batwigisha ruto. Ubwo ngubwo igihe kiza kugera Pst.Theo aza kunyigisha inyigisho y'ijambo ry'Imana. Ubwo ngubwo amaze kunyigisha ijambo ry'Imana, ubwo arambatiza, mama pasiteri baratwambika, naho uri Imana imuha umugisha. Ubu ngubu rwose pasiteri araza aratwigisha, araduhindura, natwe duhinduka icyaremwe gishya. Ariko gato ko numva abana b'inzahuke ari benshi, nawe wigeze ubayo? Akenshi mba ndiyo, ariko Imana yangiriye neza akimbatiza tukiva muri ibyo biyobyabwenge, akimpindura icyaremwe gishya. Ariko nsigaye nanakora ku nzahuke na mama pasiteri, dusigaye tujya kureba abana bo ku mihanda tukababwiriza, nabo bakava muri bya biyobyabwenge bakava ku kantu. Nubwo Pst.Theo Inzahuke atari muri ubu buzima turimo, ariko umurimo w'urugero rwiza yatweretse turawukomeje ku nzahuke rwose, n'abantu bajyaho bakareba rwose. Njye na mama pasiteri twasigaranye umurimo kandi biri kugenda neza, hari abari kwakira Yesu n'umwami n'umukiza. Ariko nibyo nakubazaga nyine, mwari bangahe? Mwari benshi? Ko ndibuka mu minsi ishize hari abana bigeze basakuza ngo mama pasiteri ngo yabafashe nabi. Ibyo urabizi ko byabaye? Nawe uri muri abo bana se? Kuri YouTube narababonye. Ariko buriya ari ijambo rivuga, ari ijambo bundi kwibagirwa aho Imana yagukuye, kwibagirwa ibyo umuntu yagukoreye, Imana yakoresheje, ugahindukira ugasubira inyuma ukumva yuko ntacyo yagukoreye, ariko numva yuko ari ukuharabika umuntu. Urugero, mama pasiteri ntacyo yatwimye, mama pasiteri baratugaburiye, baratwambitse, mbega ntago navuga yuko twigize kuva twava muri ubwo buzima bwo mu muhanda. Baratugaburiye, baradufashije, babonyeho kuba abandi bari ku ishuri ubu ngubu. Ahubwo babandi bagiye kuri YouTube baramuserereza ngo yabafashe nabi, abantu barabashutse, nabo ntago ari bo. Kubera iki? Mama pasiteri ni umuntu ushobora kugenda akazana agafuka k'umuceri ibiro 25, iminsi 3 umuntu akaba gateye 5. Wenda ubu ngubu ndashimira Imana ngewe, nubwo tufatanyije umurimo wo kureba abo bana bo mu muhanda tubwiriza n'ubutumwa n'abandi, wenda ngiye mfitaho kuba Imana yamayeho kuba hano nishyura, ariko buri gihe buri munsi mba ndiyo, akenshi mba ndiyo. Rero bishatse kuvuga iki? Babana ntago ari ukubirukana, si ukugira ute, ahubwo bamwe niba uburiyo se, niba uburiyo hari abandi bakibayo cyangwa bose baragiye? Barahari benshi, ahubwo hariya mu rugo barahari rwose. Barahari abana cyane atunze se? Barahari b'inzahuke. Abatungishije iki?
batungishije amafaranga nyine agahaha akazana bakarya, kandi ibintu byose iyo ufashije umuntu ineza ugiriye abandi Imana iguha imigisha. Hari abafite usibye bariya nyine bagiye barabashuka, nabyita ko babashutse, ariko rwose mu rugo ku nzahuke barahari. None se hari abana byara mu nda hariya ni bangahe? Abana byara mu nda nabwita yuko ari batatu. Batatu. Okay. Abandi bose nimwe mwazaga? Abandi ni nabo ku muhanda nyine afasha nyine batarabi. Abandi afasha nabo. Ese arakaza agira mama Siya? Mama Siya nyine urumva nyine nawe byibaze nyine nakaza afite. Ntago wabyita ngo arakora cyane, afite ibintu bimwinjiriza amafaranga. Kandi no ku Nzahuke, iriya Nzahuke TV, ntago amafaranga yaza yahemba ariyo yatunga abana b'Inzahuke. Aremera akikoramo mu byo yazigamye hamwe n'umugabo we agihari, papa pasiteri nyine. Urumva yuko nyine, urumva mbega mama pasiteri ntacyo adakora rwose ngo afashe Inzahuke. Abo bagabo se birwa bamushinja, nkumva ejo ngo afite umugabo, ngo ejo afite undi, wowe ujyayo ubibona gute? Mama pasiteri ni umukristo wumvira Imana, ntago umwanzuro wo kuvuga ngo agiye mu bagabo aka kanya ntago yabyirukankamo. Kubera iki? Abantu muri iyi minsi bari gushaka views bakazishakira aho zitari. Rero mu buryo bwo kugira ngo babone views baravuga ngo afite umugabo. Mama pasiteri nta mugabo afite. Mama pasiteri aba yibereye mu rugo n'Inzahuke twivugira Imana, turi kwikorera umurimo w'Imana n'imirimo itandukanye. Mama pasiteri nta mugabo afite rwose. Kereka Imana igideturuna umuntu, Imana igashumbusha umuntu ikamushumbusha. Igihe kizaza Imana nayo hari igihe ibikora rwose ikagushumbusha. Ariko ubu ngubu tuvugana nta mugabo afite mama pasiteri rwose. Okay, ngira ngo hari abantu benshi badukurikira bafite amakuru wenda y'ibicupuri cyangwa se amakuru atariyo, wowe ukaba ubayo rimwe na rimwe. Usanga usundi ufite akazi wowe? Mfite akazi, nkorera ari Nyamirambo. Ufite akazi? Nkorera mu bintu bya busheri. Niho nkorera ariko. Hanyuma rero uyu munsi iyo uteze ukajyayo ugakora ugataha, uba wumva target ari iyihe? Ni icyo ugambiriye, ni icyo ushaka kugeraho ukurikije ko ibyo bintu bitangamo imbaraga? Niba utega ukajyayo ugakora ivugabutumwa, ukongera ugatega ukagaruka, wowe wumva inyungu ari iyihe? Araguhemba? Ubikora nk'umwana bafashije? Ubikora nk'iki? Ubundi usibye ko ari nta bintu mfite by'agaciro birenze naha mama pasiteri, ariko icyo nakora cyo niko nadashobora kumutererana. Ati gute? Mu buhe buryo? Inzahuke TV nta mpamvu yo guceceka. Niyo mpamvu nemera nkajya mu murimo w'Imana tugafatikanya, kubera yuko ari aho bankuye. Ubu tuvugana mfite perime y'imodoka, n'imodoka ndatwara. Ubu tuvugana nambara ikote n'abandi. Ubu tuvugana nambara karuvate n'abandi. Erega nta bitugu bitaberwa n'ikote. Ibyo byose rero ndabikesha uriya muryango w'Inzahuke. Kubera yuko iyo bataza ngo bankure mu muhanda, mu mubaye imbobo, nanjye bankure muri gereza, bankure ku biyobyabwenge, nari ndi umusinzi nanjye, ngo bampindure icyaremwe gishya, nanjye nkaba ndi mu buzima buvuga Imana. Ubwo niki nakora koko mama pasiteri ngo natwe umurimo w'Imana ukomeze n'abakiri mu biyobyabwenge babivemo? Nicyo gituma mu bushobozi bwanjye bwose mvuga ati mama pasiteri ni namutererana mu ivugabutumwa. Nubwo wenda bamwe mu Nzahuke bamwe bamutererana na bariya wahoraga umbwira ngo bajya kuri social media bakavuga nyine, ariko ngewe ntibishoboka yuko namutererana. Tugomba gufatikanya umurimo w'Imana, kandi nzi yuko Imana izadushoboza. Papa pasiteri aho yari yifuzaga kugera akurayo n'abandi. Nidufatikanye njye na mama pasiteri ibintu bizagenda neza, kandi biri kugenda neza. Ubwo rero mama pasiteri aho yadukuye, ibyo badukoreye, kutugaburira, kutwambika, kudukura mu mihanda, ntabwo namuterera na mama pasiteri. Hari akazi ufite wenda n'abandi bafite akazi, ntabwo mushobora kwiyegeranya mukajya mugira ituro mu mugenera kugira ngo n'abandi bafite akazi wenda kugira ngo n'abana bandi asigaranye nabo abashe kubabeshaho mu rugo?
n'ubundi kuri iyo mpamvu, kuri iyo ngingo maye yo kuba twashaka ituro, mama pasiteri dushyira hamwe, mama pasiteri bamwe b'inzahuke bakiri mu rugo n'abandi nyine dushyira hamwe, tukaba turi mu rugo tugafatikanya imirimo. Tugafatikanya imirimo, tugashaka uburyo ki ibintu byagenda neza. Ariko n'ubundi buriya Imana iranadufasha, ibiri mu ruhande rwacu. Imana iradushyigikira pe, ntabwo tuburara, ntabwo tubwirirwa. Wenda kenshi kuko ngewe rimwe na rimwe mba nagiye mu kazi mba natariyo, bamwe ariko bariyo ndabizi neza, ntabwo baburara si babwirirwa. Mu gitondo niba buri icyayi, urumva rero Imana ibiri mu ruhande rwacu ari ukuntu ibigenza bikemera. Okay, hanyuma ngira ngo wenda uwo ufite n'akazi, utaha mu kazi cyangwa se ufite aho uba ntabwo ujya ubayo, uri umusore umaze kubyiruka kandi w'umuvugabutumwa, ngira ngo uri umuvugabutumwa, ntabwo uze witegura gushaka umugore ngo nawe wubake urugo? Gushaka nabyo ni ngombwa, nawe umuntu mu buzima arabiteganya, ariko mbere na mbere dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi ni inyongera. Inyongera harimo umugore no gushaka, inyongera harimo gutunga ubutunzi budufasha muri ubu buzima turimo. Mbega Imana byose irabitwongerera nyuma, ariko mu ijuru ritwemera mu gitabo cy'ubugingo turimo, naho ibindi byose Imana irabitwongerera bikaza hanyuma rwose. Iyo wamaze gushaka ubwami bw'Imana n'Imana irabikora rwose. Ariko wirukiye ibyo ngibyo by'iyi si ukibagirwa umurimo w'Imana yaguhamagariyemo, ari igihe n'ubugingo ububura. Ariko iyo ushatse ibyo gukiranuka, n'ubundi n'Imana iraza ikagudeturuna, ikakurengera, ikagutabara, ibi byose ikabiguha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. So reka rero tuguha akanya gato, ubanze uhumeka Imana n'ubutumwa ufite butambutse nk'iyo minota yari isigaye, hanyuma kandi dushima Imana ko wabaye umugabo. Ariko gato wenda iwanyu mu rugo nari nihuse cyane, iwanyu mu rugo uyu munsi iyo bakubona n'ukuntu bari bakuzi, bagufata gute? Abavandimwe na papa, ngira ngo mama we waramubuze, nibyo? Sorry. Hanyuma abavandimwe bawe na papa baragufata gute, n'abaturanyi aho ngaho muri quartier kurikije uko wahavuye n'uko waje i Kigali? Urumva, reba umwana wavukiye mu rugo rusa naho ruca inshuro nyine nta kintu bafite, akagenda gakura akaba umuntu uhamya Imana, bakamubona mbega mu yindi sura y'ubukristo, mbega nabo birabatungura bikabanezeza. Bamwe nyine bazi nyine tukinywa ibiyobyabwenge, tuba mu mihanda bavuga ati ukiriya ntacyo kizimarira, kiriya ntaho kizagera, kiriya byararangiye. Mbega iyo bakubonye uri umuntu nyamuntu wo guhamya Imana ibyo yagukoreye, baratungurwa cyane, kubera yuko bukeye bwaho abo muri uwo mudugudu babyutse mu gitondo kare kare basanga Uwiteka amateka yarayahinduye. Turavuga Imana, turambara tukaberwa, turatwara mu modoka, Imana yaduhaye ayo maperime ituma dutwara imodoka. Urumva rero dufite aho kuba, aho twari dutuye siho dutuye, Imana yaratwimuye. Bishatse kuvuga iki? Natwe iyo ababyeyi atubonye cyangwa bambonye baravuga ati Imana ishimwe, uhabwe icyubahiro, bitewe n'iby'Imana aho yankuye n'aho ingejeje. Ni ukuri Imana rwose tuyiha icyubahiro, yaba mu rugo yaba n'abantu bambonye nyine. Babana se, hari abana mwarakoze ikigare, babaga mu biyobyabwenge n'amatabi, hanyuma wowe uza kugira umugisha, Imana irakurokora ubivamo, ngendeye ku butumwa wumvishe bw'inzahuke Theogene. Abo bana bo babahe, baracyama ubwo buzima, baracyafungwa, urababwiriza se, bo bimeze gute? Urakoze cyane. Abana baba ku muhanda barahari bamwe, ariko abandi bakiriye Yesu n'umwami n'umukiza. Ejo bundi ku nzahuke njye na mama pasiteri twe twasuye abana baba ku muhanda, bamwe bakira Yesu n'umwami n'umukiza, abandi nabo turababwiriza bakagenda babivamo ruto ruto. Ni ukuvuga ati abantu baba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni benshi baba ku muhanda, ariko ku bw'ubutumwa bwiza n'urugero rwiza nabo twagiye tubisangira. Iyo duhuriye mu nzira nkababwiriza kandi bakabona koko ko Imana hari ibyo yakoze bigaragara,
abenshi nabo baravuga ati mfashe umwanzuro. Abenshi rero muri ubwo buryo barahindutse, abandi nabo basigaye turi kugenda tubabwiriza mu izina rya Yesu. Ahubwo bamwe ari abantu baba bavuga ati twababona gute, bahamagara mama pasiteri, nanjye nta kibazo bampamagara, uraza ntacyo gushyiraho nimero muri komenti, kagira ngo n'aba bandi bariyo hanze bariyo tubasange tubabwirize, kandi nzi yuko Yesu azabazana abari kure hose. Okay, Imana igushigikire. Hanyuma ubutumwa cyangwa message ufite mbere yuko tuza gutandukana ukayiha bose badukurikiye muri uyu mwanya, kandi twizeye ko Imana iragushigikira. Karibu. Murakoze cyane mwebwe n'ubundi mugikurikiranye Ihumure TV. Ari ubutumwa bw'ijambo ry'Imana nshaka kugeza ku bakristo cyangwa bamwe na bamwe bari muri Kristo Yesu, cyangwa n'abandi badakijijwe nabo rirabazahura rikabakiza mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Luka ibice 17 umurongo n'uwa 11. Nuko bari mu nzira bajya i Yerusalemu, anyura hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10 bahagarara kure. Barataka cyane bati, mutware Yesu tubabarire. Ababonye arababwira ati, nimwigendere mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira. Umwe muri bo abonye akize agaruka himbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima, kandi uwo yari umusamariya. Yesu aramubaza ati, nimwakize muri 10, babandi 9 barihe? Na babandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga? Kandi aramubwira ati, byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Yesu akiza ababembe 10. Jye mfite umukiza ujya umvugira ku Mana, n'inshuti danasi nizo mu isi, iteka arandinda akankingira n'ibyago, icyamuwaka bumukiza wawe. Jye mfite ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo nkusabira. Nge ninginga Imana ikwereke Yesu umwakire nawe nicyo nkusabira. Yesu ari mu nzira ari Yerusalemu hagati ajya i Galilaya n'i Samariya. Yesu ari mu nzira, ababembe 10 bamusanganira bababaye cyane. Aba babembe iwabo bari ibicibwa, kubera yuko iyi ndwara y'ibibembe baraguhezaga, bari bababaye cyane. Turabisangizanya n'ubu ngubu. Imana yadukijije turi benshi, Imana yadukuye mu magana y'abanyabyaha turi benshi, Imana yatuzuye iratuzahura. Twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Imana idukura mu cyaro, Imana ituzana i Kigali. Imana bamwe ibubakira amataje, abandi barakizwa mu izina rya Yesu. Ariko ko bakiza ari 9, abandi undi ko yagarutse gushimwa ari umwe, undi abandi bagiye he? Ese ko twakize turi benshi, ko Imana yadukijije turi benshi, Imana yaturengeye turi benshi, Imana yatugiriye neza itwambika amakote, abandi bamwe baha amamodoka, abandi baha amazu, ese abandi bagiye hehe? Imana nishimwe kandi tugirire neza. Ko papa Pst.Theo INZAHUKE ko yadukuye mu muhanda turi benshi, ko yadukijije turi benshi, ko yadukuye mu biyobyabwenge turi benshi, ko yadukuye muri gereza turi benshi. Ese abagarutse gushima Imana, abaje mu murimo w'Imana ngo bashimire Uwiteka, n'abandi bakiri mu biyobyabwenge, n'abandi bakikeneye yuko n'abandi bumva ubutumwa bwiza bw'iby'Imana yadukoreye, ese bari hehe? Ahubwo bari kuri televiziyo, bari kuri za kamera, bari guserereza uwatugiriye neza mama pasiteri. Ese ko Imana yadukijije turi 10, ese ko hagarutse gushima umwe, abandi 9 bagiye he?
ngewe ndinginga Imana wowe ukiri hirya mu magana y'abanyabyaha ikwereke Yesu, nawe ukizwe mu izina rya Yesu. Ndinginga Imana cyane kagira ngo Imana ikugereho, kagira ngo nawe ukire mu izina rya Yesu. Imana nidufashe kandi tugirire neza. Imana nishimwe cyane. Nusoma mu Bacamanza ibice 6 umurongo wa mbere, ngo Abisiraheli bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, nuko batangira gusenga imana z'Abamori, basenga Bayali, maze Imana irarakara cyane ibahana mu maboko y'Abamediyani imyaka 7 yose, kubwo kwibagirwa iby'Imana yabakoreye, kubwo kwibagirwa ukuntu batatse muri Egiputa, barataka cyane batakishwe n'uburetwa. Barangije Imana irabarengera, ibambutsa inyanja itukura, Imana irabatabara, Imana irabakiza. Ariko bamaze kwambuka inyanja itukura, bakimara kwambuka bibagirwa Imana ibyo yabakoreye. Rero iyo wibagirwa iby'Imana yagukoreye, n'ubundi Imana ifite ububasha bwo kukwambura ibyo ngibyo ufite, bwo kukwambura n'ubundi ibyo yaguhaye. Ariko iyo wumviye Imana, n'ubundi Imana irakomeza ikakurengera. Ariko Imana ikomeze idufashe kandi tugirire neza, ko twakize turi 10, ko hagarutse gushima umwe. Ese ni ngewe ngenyine Pasiteri Theogene yakijije? Ese ni ngewe Pasiteri Theogene yambitse ngenyine? Ese ni ngewe Pasiteri Theogene yakuye mu muhanda? Ese ko yadukuye mu muhanda turi benshi, abandi mwagiye hehe? Imana idufashe kandi tugirire neza. Imana ibafashe kandi barengere, Imana ibatabare, Imana ibagirire neza. Ndinginga Imana cyane kagira ngo ibakore ku maso, aho kureba ibiturwanya murebe iturwanirira, kuko iturwanirira ishobora byose, iturwanirira igira neza, iturwanirira ni inyembaraga. Rero Imana idufashe itugirire neza. Yesu abaza uwagarutse gushima Imana, aramubwira ngo nimwakize muri 10, 9 bagiye hehe? Ese Pasiteri ko yadukijije turi benshi, ese abandi mwagiye hehe? Mwaje tugagera ku rufatiro rw'Imana, tukavuga Imana, tugakorera Imana. Gukorera Imana nta gihombo kirimo, kuvuga Imana nta gihombo kirimo. Iyi Imana iyo yubahishije nayo iramanuka ikakubahisha. Rero Imana idufashe kandi itugire neza. Uwiteka aravuga muri Zaburi ya 25 umurongo wa 3, ngo siko bizamuba mutegereza nawe uzakorwa n'isoni, kereka bava mu masezerano nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Rata wowe ukiri mu masezerano y'Imana, rata wowe ukiri kuvuga Imana utaribagiwe iby'Imana yagukoreye, humura Imana iri kumwe nawe kandi izakugirira neza. Ahubwo n'ababandi bibagiwe bose nimugaruke, imbabazi z'Imana ziracyahari. Ijambo ry'Imana ryarambwiye muri Zaburi y'106, irambwira ati nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imbabazi z'Imana ziracyahari, imbabazi z'Imana ziracyakora. Muze kwa Yesu agira neza. Rata muhumure, ijuru riratabara. Nawe rero nukuri utegereje Imana izaza n'ubundi kuregere. Ijuru riratabara, ijuru riratabara, ijuru riratabara, ijuru riratabara. Yatabaye Yobu ageze mu bibazo, ibintu bye bishize, abana be bashize, umugore yakunze aramwihakanye, inshuti ze magara zimugize urw'amenyo. Ijuru ryarateranye riramutaba, ijuru ryarateranye riramutaba. Imana iragudeturuye, iyo mu ijuru iratwibutse imigambi ya Satani yoho. Imana yihinduye ubusa, nawakwiringira Imana yo imuhemukire, nawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Wararize bihagije ugera naho wiheba, ariko Imana iravuze, ariko Imana irabivuze uyu mwanya, guhumura ndakwibutse. Amarira ya Hana yavuyemo Samweli, amarira ya Sara
yavuyemo Isaka. Yosefu wari ku ngoyi yoho yabaye igikomangoma, nawakwiringira Imana yo imuhemukire, nawayikoreye ngo akorwe n'isoni. Amagambo Penine yabwiraga Hana ngo ntago azabyara ntago azakikira, ngo ndetse ngo Penina ngo niwe mugore mu rugo mukuru ugezweho. Ariko Imana yumva ijwi ry'uwo mwari, yumva ijwi rya Hana, yumva gusengwa kwe, maze Imana imugirira neza, imuha Samweli. Impundu ziravuga. Ndashimira Imana igikora mu nda y'ingumba y'abatabyara, Imana igatanga urubyaro. Amarira Sara yari afite ngo ntago azabyara, imyaka imaze kuba 100, ariko Imana iramurengera imukubita umwana. Haleluya! Maze ashima izina ry'Uwiteka. Nawe wararize bihagije ugera naho kwiheba, ariko Imana iravuze ngo iraje kugirire neza, ariko Imana iravuze ngo iraje gutabare. Haleluya! Nizera yuko nashidikanya yuko Imana yadukuye mu yobyabwenge, Imana yadukuye mu magana y'abanyabyaha. Humura, ntago Imana yatwibagiwe, kandi Imana ntago izaduhana, kandi Imana iracyari ku ngoma kandi izahoraho iteka ryose. Rero Imana ikomeze idufashe kandi tugire neza. Nari mfite ijambo rivuga ngo ko twakize turi 10, ko hagarutse gushima umwe, babandi 9 bari hehe? Ese babandi Imana twese yatugiriye neza. Bamwe Imana ibaha amataje, abandi bagenda mu modoka nziza, abandi bubaka za kadesiteri, abandi ariko se simuzi yuko Imana itanga ariyo inambura. Imana rero nishimwe cyane, yaravuze atakajya ngo nzaguhombe nzaguhombya, ariko dukomeze dukorere mu nyungu z'Uwiteka, kuko gukorera Imana nta gihombo kirimo. Rero reka dusenge, nsabira abantu bose bari badukurikiye kongera kumvira Imana, kongera gusubira ku rufatiro rw'Imana, kagira ngo Imana ikomeze itugirire neza. Rero ntago ibyuya tubira tukorera Imana, ibyunzwe tubira dukorera Imana, Imana izadushumbusha kandi ihora itugirira neza. Reka dusenge rero mu izina rya Yesu, kagira ngo Imana ikomeze dufashe kandi ikomeze idushyigikire, kandi nizera yuko Imana iri mu ruhande rwacu. Ndagushimiye Mwami Yesu, ndagushimiye ko wari uri mu ruhande rwacu, ndagushimiye yuko Uwiteka wabanye natwe, ndagushimiye yuko nabari bumvishe buno butumwa bose Mwami hari icyo Uwiteka Imana Uwiteka bubunguyeho. Reka rero ubafashe natwe udufashe, kandi dukomeze tugukorere, kuko gukorera ni byiza. Kandi Mwami Yesu Nyiringabo, ubwo tuzagaruka tuje twongera tuvuga imirimo yawe ugenda ukora, tuzashima izina ryawe. Ndakomeza ubane na buri muntu wese, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.